kuko ntibamukozwaga guhera kuri fayini mbabwira ni karazaba umunyamakuru mwiza muzamukunda. Inshuti zanjye nyinshi ziramugara zikambwira ziti twaremeye rwose umutasi amaze kutwemeza, twaratsinzwe dusigaye tumukunda, arabura tukamukumbura, urumva rwose twaremeye. Ariko ijwi rikara afite kare n'abanyamakuru bangaye mu Rwanda barifite. Ariko yatangiye ati reka mubwira abanyamakuru bafite amajwi meza ari muri kategori ijwi rya rikari ngo nge ntago nivuza akaba ari ukwirata, ariko nikuyemo turakuvuga. Jado Castar afite ijwi ryiza cyane, umutasi rikara afite ijwi ryiza cyane. Abanyamakuru bafite amajwi meza urumva nyine wumva ukumva araryoshye kuyumva. Kazungu Kereva afite ijwi ryiza cyane. Muramira Regisi burya agira ijwi ryiza cyane, sibyo? Se buriya kwizigana ntiyazamo. Kwizigira yego agira ijwi ryiza cyane nawe aranigira pe. Urabyumva? Undi nibagiwe ninde? Unyibutse abanyamakuru bafite amajwi meza, abantu bashobora kundira amajwi yabo. Urumva? Hari abantu bafite amajwi meza nyine karemano. Mu banyamakuru bafite amajwi meza ari kararimo cyane. None akagira n'ukuntu azi kuri flexinga kuryishongorana, hari ukuntu azi kuri tereka cyane. Iyo atangira ate hari utuntu agenda ashyiramo, ntabwo rikari muzo musanzwe avuga kuri. Amaze iminsi bakumbuye iminota 100 yagiye ari 140 240 arabivuga ukuntu abivuga. Ati tubahaye ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda. Utwo tuntu ntabwo abantu basanzwe ariko bavuga. Urumva afite ijwi ryiza ariko ari siga ibirungo, ari marinetinga ari monitoringa neza. Ati mwakoze kubana natwe, ati ngushimire cyane munyamakuru wa mbere mu Rwanda Senior Samu Karenzi. Agakomeza ati nawe ngushimire Senior Kazungu Kereva. Ati ngushimire cyane Bwana Lorenzo. Ariko nabonye mubwira ngo nadashyiraho Senior. Naramwiyamye. Uzi nge none namvuga adashyizeho Senior yisigiza abantu. Lorenzo. Kare ntabwo tuzayikwirwamo. Uyu munsi nansezerera. Atashyizeho Senior. Ntabwo iyo tuyikwirwamo. Turarwana bikomeye cyane. Ngewe yangezeho rero nk'umukobwa. Ntabwo iraza. Aya ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nanjye ndamushyigikira. Muri biriya bihumbi 8. Ingahe oyandi. Muri biriya bihumbi 8 byo kunyakira n'imyaka y'u experience ndakubwiza ukuri. Kazungu wa 20 ningahe. Hari wamukanze ariko aravuga ati ni ahandi. Ngo Senior numwe. Yewe ndabyisabiye. None iyo ngeze aravuga ati wakoze cyane Miss Naisa. Rikari nguhanure. Nutangira kunyita Bwana wakuyeho Senior. Yarakwita Bwana. Wiyakire kandi. Imyaka 7 experience. Senior imyaka 6. Rikari arakwita Bwana. Nakoze kuri Radio Rwanda. Nkora kuri Radio Musanze. Nkora kuri Fine FM. Nkora kuri Radio 10. Uyu munsi nkora kuri SK FM. Tuvugisha kuri kiganiro gikomeye ntakozemo cya siporo niki. Ubundi mu seniority mushaka kongeraho nubuye. Longevity. Mushaka kuvuga benshi se. Uyu ni 20-15. Ngo mushaka bangahe se? Numwe. Rikari. Numutasi. Ubwe nguhanure. Rikari mbere uko winjira. Icyo nkwemereye cyo. Senior biracyari kure cyane. Ngo ntabwo imyaka 7 ihagije. Biterwa n'icyo wayikozemo. Ibyo nakoze muri iyo myaka 7. Birahagije. Usanga ari imyaka 20. Nawe reba nakoze kuri Radio Rwanda n'ubwo nikozeho mu bihembwe. Tuvuge ko ari ibihembwe bitatu. Bajya ngo ni ibihembwe by'ihinga. Ni ibihembwe by'ihinga bitatu. Ahoraga upakinze bazaza zifunze. Ameze nka Mourinho. Nkora kuri Fine FM iminsi 4. Mourinho bamwirukanye bamwishyura $88. Ndamwemera cyane. Amaze kuyigira business. Nabonye nandika kuri Twitter nimugoroba ni bandangira umunyamategeko mwiza. Ushobora kumbyaza amafaranga nkare ya Mourinho kuko nanjye ari amafaranga ya Mourinho nayakorera. Akire rero imfungwa y'intambara. Iryo jambo ntabwo rikomeye. Prisonnier de guerre. Babita prisoner of the war. Imfungwa z'intambara se umuntu ufungirwa muri gereza ya gisirikare ubwo atari y'intambara. Ubwo nyina abatwumva kuri FM rero batatureba nuko umutasi yegereje. Igihe kirageze. Yarategereje ngo bigere ngo 5 byuzure se. Nabwiye nti 5. Byuzuye se. Come on, umuntu amaze ukwezi adahari mumwereka urukundo koko mwari mumukumva. Lorenzo tuza ntabwo kiyezweho umutasi arakurenze. Muri ampararutswe sha.
bararutswe sha umwanya aka kanya bari bagiye abyeho ariko abanyarwanda nyine mbaye nyakatsi byarangiye uyu ntabwo baguteye bigezweho ishoti ariko ukwezi kumwe karere ese 8 byawe arabibona oya biriya byo oya niba mwereke ko bamubara ni bamukumbuye amateka bitanu ngenda biriya byo oya biriya 8 byo ntimukabivuga biriya ntabwo ubundi bibaho mu mateka y'umuziki nyarwanda biriya nta muntu ujya ubivuga ko bitanu ari byo bitangiye kugera atarinjira ariko ibi bitanu wabayisome itangazo rya Velvet mu gihe ibi bitanu ariko mu kanya twari 8 biragera karenzi 8 biragera yerekeza ku 8 erega nanjye ninjiye ari bitanu harya ninjiye ari bitanu tugiye mu makuru nubwo byabaye twese turatugambo tw'amaryoshyo nari mfite turi mu mutasara dufite champagne turaturyongosho nari mfite turatugambo umutasara tuzi ikintu cya mbere Lorenzo abonye indabyo biramutungura ati ni indabyo turatugo kuza indabyo ngahita mvuga ngo wow basika champagne that's my girl kadie ukabijya nk'amashyaka turatuzo kuza amanuka gutya ngira gutya iriya video yo hanze nzamuka bitanu 535 ariko mwatwemeje bitandatu uva muri Teramont mva muri Teramont sha so rero reka munyemerere twakire mutasi mukuru Ishimwe Ricard yamaze kugera hano ndetse agiye kwinjira muri mutasi reka mburava konde bayabaye muto cyane mutasi ko yananutse konde bananutse imvungure bimeze aragororotse ngoragororotse ni 11 karibu mutasi muri studio nanjye se icyo kintu cyanywa muri studio ni ibiki ni ibintu bisanzwe gatoya banzu sesengureho gato mubonye umutasi niba banze bakwakira umvinse komona ataranonutse se Meze neza ubu ngubu ari fit none gereza ntibiyogoshesha hari bakandi mumeze neza Naisa meze neza cyane nari ngukumbuye meze neza Senior Kazungu Clever nari ngukumbuye cyane gereza yagucishije make kigaragara Lorenzo gereza uburyo witonze uguye neza aratuje urimo uvuga make ngira ngo uraza kuduha ubuhamya burebure cyane tugiye kuganira kabisa nishimiye guhura kuri ni set imwe na Lorenzo umwe mu banyamakuru ngewe namini yabeza oya ntabwo namusize breaking nayibonye ndi ku Murindi ko yahageze kabisa yo mpamvu abantu nyuma y'igihe kinini ngo naje gusimbura batanze ko twari tugiye kuba team agatazamo Sambaratika ikaze rero umutasi Ricard twari tugukumbuye 300 biri kugera ibyo ni umunani ibitima bari cyane najyaga mbabwira ni nyamara umunsi mwamubuze muzamukumbura none baragukumbuye barakubura ino wongera ubakoroge tugomba kongera tukaganira ngurakorogana oya ngo babuze umuntu bavugira neza Togwi kuva wagenda Jesus welcome wow surprise glad you are back thank you glad you are back and song which Naisa reka masomere neza glad you are back Ricard with love from SK family thank you glad you're back this is love hano ise ngwino umufashe gukata nese umutasitarira nta emotion nta emotion ukunda abasore Amarira yarashize Lorenzo iyo ukunda abasore n'abagabo birajyana ukunda abagabo Ricard nawe ndamukunda nta kibazo ndabyemera Naisa aratangaje wow biracyaza Pauline afite ko kunywa hariya
nizere ko kadasembuye ariko rikari ikiganiro kitamunanira afitemo ibirarane reka rise kuva ryari agasembuye kamubuza ikiganiro ahubwo ngo nibwo akora neza Kazungu yamugira inama yo kuzajya abyukira ku gikombe cy'amata buri gitondo ngo nko gucubya nibyo mubirebere no kuri YouTube turi umuhango nyirizina wo guha ikaze umutasi wacu Ishimwe Ricardo wari umaze igihe kingana n'ukwezi kose cyizose wari umaze igihe kingana n'ukwezi kose tutari kumwe hano muri SKFM ngiye by'umwihariko nyine ubwa mbere tugiye gukorana kuri mikoro murabyumva ko rero ari emotion kandi ari ibihe byiza kubazanya akarahure kamwe ni akandi na ka boss barimo baramusukira barimo baramusavinga champagne nanjye nayiheneye akarahuri tugiye gukata cake urihangana y'amazi abaye make ngo aharirwa imfizi karibu thank you turakwakiriye rwose turakwishimiye urakoze cyane nahisa gukata agakeke namukate umutsima umutsima cake nziza cyane iriho toppings za chocolate nziza cyane rwose nahisa yicana ariko ntubutwikire mixer ariko niba bayicanye tantwikira mixer rwose imixer irahenze nibuka ko Pauline ari umufana Arsenal oh yes Pauline yaraye nabi dore niba ntashyari fata akabido magnifique izi screenshot zanjye sinzi burabizi ko nzikunda cake irimo irakatwa urashaka gake umutasi na Naisa barimo barakata cake y'ikaze ridacagase ngiyo champagne ewana barimo barakata wagira ngo naba fiance Naisa ese wabonye ko ariho strawberry ku munsi w'ivi ryawe hariho strawberry ku munsi w'ivi ryawe ubu bizagenda gute kweri uragira ngo si ibyo okay nice one yafasha tujye kwikata kuri izi screenshot zanjye magnifique simfe nawe ubusa niko progression yose yego no gufata ibimenyetso dukunda evidence so umutasi rero utubwira uko wiyumva wari umaze ukwezi utari kuri mikoro ngiye nifuzaga ko by'umwihariko utatinda nifuzaga ko waza kuri mikoro ukigaruka mu buzima busanzwe nifuzaga ko ntarabibwiye Karenzi nifuzaga ko harya mwasohotse kuwa kabiri twasohotse kuwa kabiri nifuzaga ko kuwa kane cyangwa kuwa gatanu wahita ugaruka ariko ntabwo ariko byagenze boss yifuje ko afata umwanya uhagije ukaruhuka ukarelaxa bisanzwe ukaryoherwa n'ubuzima ariko nabyo ni byiza itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 kuwa mbere ntekereza ko nta timing nanone irutiye irushingiye ubwiza n'igisobanuro ubwo rero umuntu yari mukuru aba ari mukuru nyine ubwo mise mbona icyo sini ya Samu Karenzi yashakaga nicyo yatekerezaga itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 ku munsi wo kuwa mbere ntabwo ibirori bikorwa n'ubundi wa mugani mu hagati mu cyumweru biraryoshye kuwa mbere biraryoshye kuwa mbere ni kwa gushyuhaguzwa kwanjye ahari ariko wa mugani nko nihira igihe umutasi atubwire emotion ze n'icyo atekereza mbere yo kubwo tuza kwinjira mu bindi biri kuri dossier kuri agenda y'uyu munsi mbere na mbere ndashimira Imana Lorenzo ndetse n'aba seniors nemera cyane ko agushinja ko utari tayari kumwita senior nawe kandi Lorenzo ngo nyuma y'imyaka 7 babona ko kuba senior imyaka 7 maze nkora aka kazi Rikarisi yarahariho nagiriyemo ama experience nagize ama experience ibyo yavuze mu kanya yisobanuye udahari mvuga impamvu ugomba kunyita senior kandi ukabinyita nta mbere kandi nta mutima mubi nta ngingimira ubyemera ubyizera barimo barambaza ngo Kazungu amaze imyaka 20 mu mwuga nkakubwira 7 yanjye ibyo nabonyemo yego nibyo nahuriyemo nabyo n'ibiganiro nakozemo yego nemerewe kwitwa senior imyaka 7 ushobora kumva ari miki ariko experience mfite ubundi ku imyaka 20 oh yes
hari abantu bamaze igihe kirekire muri uyu mwuga imyaka 10 na 20 bataragira experience nk'iyo nagize kare turemeranye oya nibyo kare rero ubitekerezeho n'abanyarwanda batubwira uko babyumva niba ukwiye kunyita senior ntabwo nzabijyana mu bintu by'amatiku byo ku ruhande ngo senior bararinyimye dusasa inzobe nk'abantu bakuru ubwo rero tugomba kubanza tukabiganiraho twamara kubiganiraho n'abanyarwanda bakatubwira uko babyumva ariko umwe mu banyamakuru beza igihugu gifite ibyo byo nta ubishidikanyaho warumbajije abantu barimo barasaba ngo use naho ikiganiro aribwo gitangiye yego ukora introduction itangire bari babikumbuye hanyuma uze no kubakorera no kugifunga nyine gisoje ngo bari babikumbuye rwose nta nkuru twavuze nta nkuru twavuze ntitwigeze tuvuga ko Amavubi yatangiye umwiherero APR ntitwayivuze rero ifite match uyu munsi saa 12 ntitwayivuze transfer yari yapfuye ya Othos Baleke ntitwayivuze twari turi hafi yayo twavuze Lorenzo yazanye ibyo kuvuga ngo ndi hafi yayo ngo ndi nyirimo iyo operation turi hafi yayo tuyirimo turaza kuyibaha tugitangire twagiye uragira ngo si mixer sinayibagiye Lorenzo computer ntabwo ukibuka ama password ntabwo ukibuka ama bed uragira ngo iyi mixer iko abantu barimo kunsaba ngo nkuririmbira akaririmbo k'ikaze se barumva ijwi ryanjye rikimenya kuririmba kwe hari ahantu wigaga yarageza rwose ikore mu mitana indirimbo basabye ese namenya muzizi twibukiranye indirimbo basabye Lorenzo umunsi aza ntabwo nkibuka yo muri Katolike ese ko ari umudive handirimbo izwi cyane indirimbo y'abadive izwi cyane Erikaniye indirimbo y'abadive hari indirimbo z'abadivensi zo mu gitabo rikara nazizi ndazizi hari indirimbo bakunze Lorenzo aririmba ya Gatolika ariko nayisa yewe indirimbo nyinshi ntabwo ndimo ku igere hano mfashe gato mfungire foda hano ndi kumva idafunze neza kugira ngo dutangire neza mutubwire kuri YouTube akaririmbo twakwakiza rikari ko kuririmba mbere yuko aduha intro ngewe nzi indirimbo nyinshi ntabwo namenya ngo ni iyihe y'abantu baba bavuga kuko ngewe ndi umwarimu wa muzika ntabwo nibuka iyo Lorenzo yaririmbye hano pam 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 ta la 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 ta la tam tam ngo ndirimbe Murera abareyo ndabakunda byahebuje ariko abareyo ibintu byose bigomba kuba ikarafana peri abareyo ibintu byose bigomba kuba biberekezaho tu abareyo murikunda cyane wanditse iby'Imana ikora se biradutangaza n'uwabimenye ntabwo nyizi abanyizi nuko ntazi amagambo yose indirimbo 45 mu gakiza cyangwa iki abantu bari kwandikana inboxes ariko abantu banya bakunda iyo ndi kuririmba menya abantu babikunda iyo ndi kuririmba nuko nibagiwe indirimbo yaririmbye ubushize izwi cyane igikundiro nk'icyari yo sport nagikuye hera ngo baririmbira indirimbo ya Josh Ishimwe ni iyihe Josh Ishimwe si umukatolike nta indirimbo Shimira Imana nzayi mbwire bose ibyiza yangu reka ukara kunyura urayizi ya Josh Ishimwe ndamuzi kabisa tangirira kuri Yahubu
pantalantanta kamaze nshakire gami itandandira nkagaragurika ngasarira muri studio nzashimira Imana tantalantanta let's go nzashimira Imana nzayishimira lyrics nzashimira Imana nzayisingiza mbwire bose ibyiza yankoreye siyora nzayibyinira nteza amaboko nsohoze ubutumwa yampaye yankunze ntarayimenya na busa aho nyimenye irantalanta inyereka intwaro Bibiliya ariyo ikandagira umwanzi talantanta nzashimira Imana nzayisingiza mbwire bose ibyiza yankoreye nzayibyinira neza amaboko nsoze ubutumwa yampaye mutasi mu mutima harimo ikintu cyo gushima Imana se cyane kabisa Imana yo ndayishima cyane kabisa muramwumva Oga Lorenzo niwe udutangirije ikiganiro cyacu uyu munsi ikaze rero isaa 5 zirenzeho iminota 43 turi kuwa mbere itariki ni ya mbere ukwezi ni ukwa 9 umwaka wa 2025 nk'ibisanzwe tuje muri kakanya mukunda cyane ni mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda urukiko rw'ikirenga kabisa aho tugiye kuba tuganira amakuru atandukanye mu mikino itandukanye uyu munsi rero turaza kuba dusesengura ku ikipe ya PRFC ku mugoroba washize yahagurukaga mu Rwanda yerekeza mu gihugu cya Tanzania ni mu marushanwa ya Sekafa Kagame Cup nizihe ntego bahagurukanye turaza kuba tubiganiraho cyane kabisa ari nako tuza gufata umwanya tukongera kuganira mu ikipe ya Rayon Sport aho umuriro ukomeje kwaka kabisa ese noneho episode igezweho ni iyihe turaza kuba tubiganiraho ikaze mwese kabisa Senior sibyo se intro nayifashe rekanye abantu ko mbuga nkoranyambaga ubwo wavuze ikiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda minota 140 se no kagusobye urabizi ko yabaye nakari buze kurangiza washaka kuvuga ngo Senior Sam Karenzi umunyamakuru wa mbere mu Rwanda cyane kabisa turaza kugashyiraho uri dusoza abantu bose kabisa barumva ko ibintu byose bimeze neza twatangira Lorenzo yes umwanya ni wawe urakoze cyane twahera kuri umutasi when you were away igihe utari uhari ni ibiki byabaye icy'ingenzi cyabaye udahari William Togui Mer yatsinze igitego cye cya mbere William Togui yagishyizemo ndi kuwumva kabisa witwa Traore na Cedro barimo bogeza kabisa narabakurikiranaga cyane naracyumvaga gishyiramo igitego William Togui kabisa waremeye se turaza kubiganiraho ubwo muri kumbwira igihe ntari mpari ibyagiye igitego Kazungu ahita avuga ngo nimero yese andika ngo nimero 9 wanjye namubonye Kasini ya Kazungu Clever yese avugane Kazungu nawe ashobora kuba nshya rwose ari huta cyane andika muri groupe ntabwo ari yogeje icyo gihe yari yarubutse icyo ni kimwe yaravuze ngo nimero 9 wanjye arabonetse igihe ntari mpari William Togui yatsinze igitego si kimwe afite ni kimwe okay
aha igihe utari uhari APR FC yakiriye inkera y'abahizi igenda neza ariko amanota arabura ihangane gato nkuko Sore Senior Sam Karenzi ibi ya nyuma mu itsinda usibye no kubi ya nyuma abafana nabo barabuze narabikurikiranaga ngo stade yari mu busa stade Amahoro inkera abahizi yagiye muri stade Amahoro kuri match ya Zamu abafana twabaruye muri stade bari hagati y'ibihumbi 2,000 na 2,500 stade Amahoro yaburaga ibihumbi 43 ngo yuzure igihe utari uhari ikipe ya Rayon Sport yakiriye Rayon de abayita ngo Rayon de Rayon de ariko igenda neza muri stade abafana baraboneka ariko igeze mu kibuga irahamiriza biranga irahamiriza nk'intore Rayon Sport kuri Rayon de ari ku rwego rubi cyane mu buryo bwo mu kibuga Young Africans yayeretse urwego rudasanzwe tubona ko hari bitagomba ntabwo bari bakwiriye guhurira mu kibuga Young abaye nkikora imyitozo nayo itarabaryoheye ngo bita umukongomani hariya yagaraguye niyo nzima Olivier Sef Max Nzengeli nahizo ngo ni Andy Boyer yagiye no ku mbuga nkoranyambaga rwose baga bibi cyane aravuga ati byuka akazi katangiye tugiye ku kazi ntugasinzire mu kibuga ntabwo ari byiza ntugasinzire mu kibuga rero barayinyuzuye cyane kuri Rayon Day ariko abafana ubwitabire ntabwo bwari bubi nk'ikipe yari yakiriye ari imwe bari muri hejuru ya 30 bari hejuru ya 30 ndumva ababikurikiranye neza batubwira ko bari hagati y'ibihumbi 34 na 37 yego na 2 32 amatike yacurujwe naho hagati ariko bari hejuru ya 30 kwa bari hejuru ya 30 bari benshi yego ako numvishe haburaga 9,000 ngo kunzura ubonaga stade idasa nabi mu bijyanye n'ubwitabire keretse niba wabimbwiye yarambeshye ariko nurushaka 36 igihe umutasi atarahari Rayon Sport yazanye umwataka witwa Bing Bello yaramusize yego araza arabica biracika mu myitozo ariko imikino ya gishuti itangiye ibitego bibiyanga kugezaho amasezerano asheshwe adakinnye amarushanwa asubira muri Kongo Shadrack Bing Bello yasubiye muri Kongo utwo ni tumwe mu dushya twabaye wibagiwe agashya kamwe kutambwiye ko igihe ntari mpari niba tuzabishyira muri ariko reka mbizimize bivuga gusa nibuka ko neza ahantu twari ku Murindi nanasuhuza abavandimwe hariya rwose bakurikira SKFM cyane irakunzwe cyane kabisa aya masaha bari kutwumva buri hariya ntabwo byagora kuvuga oya nari mfite radio yanjye hariya nari yumvaga buri wese kabisa afite radio arumva barazicaginga nagize ngo hari imwe wenda umvira oya kabisa ubateza amatwi reka tubasuze cyane kabisa tubabwira ngo nta sheni idacika buri gifungo cyose kigira iherezo reka tubifurize no kuba buri umwe wese uri hariya tumwifuriza kuba yazagira igihe cye agasohoka tuzabiganira ariko igihe ntari mari ku Murindi byari bicika muri tombora ya CAF Champions League harya nabyo byabaye muri yo byabaga bishyushye abafana harimo ubufana cyane nibuka ko nayise mu kiganiro ariko wa gatandatu naramukurikiranaga cyane wari wagiye Gisenyi kuri match ya gicuti ya Rayon Sport na Etincelle ya Rayon Sport na Etincelle inkuba zarakubise ku Murindi abantu bamaze kumenya ko APR yongeye gutombora piramide ku nshuro ya gatatu abantu barakangaranye emotion zaguye muri frigo kandi abafana ba APR ngo hari abavuze ngo piramide ngo mwigarutse gutwara imfungwa zayo abafana ba APR bagiye mu bihe twita meltdown bavuye mu mazi ariko mwari mufungiye match ya piramide yo kujya mu bisi APR tombora piramide none abafana bagomba gusubira kwa piramide Senior Kazungu Clever ntago wabyumvaga neza ndibuka neza ko baguhamagaye uri Gisenyi urababwira ati ibyo bintu si byumvikana babyanditse ni mu nzira turi hafi Gisenyi niba ari
babanje kwandika ko Rayon Sport itomboye Singida mishidikanyaho bikira aho ngaho tutaragera Rubavu neza tugeze Rubavu nibyo yego baraba ngo APR itomboye Pyramide nabanje kugira ngo wenda bibeshye ni bati nibyo koko APR urumo gisene no kureba tombora yego ariko nanjye narakangaranye iyo tombora ikimara kuba eshatu abafana ba APR baguye mu kantu inshuro eshatu imyaka ikurikira kwandikwa cyane wanabaho wasiri baravuga ariko afande CDS turamushimira cyane tunamusuhuza yahise atanga message yihumure abwira afana ba APR ko nubwo Pyramide ari ekipe ikomeye igoye agiye basezera mu bihe bitandukanye ariko ni ikipe nabo bamaze kumenya bayisezerera yatanze iyo message abafana ba PRFC basubiza agatima mu nda barongera barahumeka birakunda urabyumva rero ko byari ibintu bidasanzwe ariko uko iminsi igenda yicuma Pyramide yaje kugira mu bihe byo gutsindwa yatangiye sezo nabi ariko muri weekend yarashe arahira ibitego biri kubusa abantu bati Pyramide iracyari yahindira cyakomeye akorona kandi kantu karenze yaravuze kabaye ubugutaru hari n'utundi twabaye indirimbo yitwa 11 n'abazungu ntekereza ko yasohotse narayumvise udahari yari umuriro yafashe igihugu neza gutya ndumva narikoreye performance inyanza rero yagiye ku ivuko 11 n'abazungu kare 11 n'abazungu yaje no kwiperforminga hano biraryoha cyane iyo ndirimbo yasohotse udahari washobora kwiririmba oya buriya ntago ndi mwiza yigeze yimenya se ahubwo nayizi yarasohotse ya wasiri n'abazungu nayumvise muri Rayon Time bwa mbere isoka twabaga turi update kabisa amakuru buriya niyo tubona akamaro ka radio rwose na televiziyo ko twarabikurikiranaga hari Rujugira yakoze ubukwe nasize agiye kubukora ndetse n'umuvandimwe Kanyizo na Kanyizo ndibuka ko bafite ubukwe ku munsi umwe batandukanye ba Peter mbere yuko dukomeza n'utwo dushya karenze yewe abantu barimo barambwira ngo Ricard turimo turamukandira kanyenyeri Momo yaturitse tushimira abantu bose barimo guturitsa Momo ya Ricard ikiganiro gishobora kurangira Momo ijya kwivuza imvune barimo baramukandira ntabwo sindira turi bupininge nimero ye ariko nuko bimeze sinzi umuntu wayitanze iriho ariko iriho kuri YouTube ngiyi iriho bayishizeho iri kuri afishe iruzuye neza kuri imeze niyo kabisa ngo barenda kwituritsa oya nibyo kabisa kare tuzi ko ari kare tumusohokana mnyaruru dusohokane kare abantu bose barimo kumukandira kanyenyeri abakunzi b'urukiko n'abantu beza kabisa abantu mwese murimo kumukandira kanyenyeri ko kumusubiza mu buzima busanzwe ntago nyibona turabashimira bidasanzwe kuri YouTube yagezeho welcome back abantu kuri FM abantu bo kuri FM ubwo nabo bacikanwe nabo reka wenda nyibabwire ni 07 kuri FM 0788 21 9208 ndayisubiramo rimwe 0788 21 9208 amazina ni Ishimwe Ricard yego nikwibaruyeho abantu bo kuri FM nizere ko mwabimvishe keretse nyisubiyemo indi inshuro imwe kugira ngo bakonfirme abatari bakabonyeho kwandika 0788 21 9208 iyo niyo nimero abantu barimo guturitsa akakanya ibintu ngo birakomeye cyane tubashimire byimazeyo cyane kabisa tubashimire byimazeyo rwose ubwo rero twari mu dushya twabaye udahari Ricard udahari naravunitse naravunitse buriya biri mu bintu byatumye ntaza no kubasura wavunitse gute nakoze hano icyumweru kimwe noneho icya kabiri bataratangira no kwemerera kubasura mba navunitse natembereye Burera nagiye muri misa y'umuganura y'umupadiri twiganye yego ariya ku karere neza imvura inyagirirayo haranyerera ni ku gasozi hejuru mbanyereye ku materase ni imvura yihari kubuvuga imvura isanzwe kiragiye imvura yaragwaga cyane ni imvura isanzwe yo hejuru imvura isanzwe
Mbogero ni yes ari imvura ibaho se. Iyo mba nageze i Burera nsanga imvura yaguye ari nyinshi cyane iratunyagira mba ndaguye. Mba mvunitse ikirenge ubu urabona ko ntaratangira no kwambara inkweto maze ibyumweru 3. Sorry kabisa. Nagendeye no ku mbago ariko ubu narazirambitse mba ariko ndi kugenda nkira akona kandi gashya kabaye. Biri no mu byatumye ntaza kubasura nizere ko utatekereje. Oya. Indi mpamvu kuko nari kuzana na SK ariko bari no mu kazi by the way bahageze ndibuka ko bahageze na Patrick namenye bakangezaho n'ubutumwa rwose bwiza tuzagera igihe tunabivugaho cyangwa turaza no kubivugaho nari busy cyane ubwo rero byo ni bimwe mu byabaye kare hari ikindi se hari ikindi cyabaye ndumva ari ivyo yego ubwo mumaye update byabura muri Ferwafa nta kintu cyabaye ra nari mpari ariko ato ibyo byo yatowe ahari nari mpari president mushya wa Ferwafa okay ubwo iyi nimero s'abantu boherejeho basanze ari yora hari indi nimero ariko ufite handi nimero ufite niyo ni 219 nta 079 ukoresha kane nta 079 ukoresha ndayikoresha ariko bakoresha nta urayikoresha okay bakoresha nta hari abantu bari bayikandiyeho ntabwo nzi kwiri ko nayo ariyo ariko reka tuye kwivuga ubwo bayifite bakomeze bayikandireho bakoresha 28219 kare hari ikindi atamenye serikali cyane ndumva ntacyo ibyo barimo bandika hano byo ndumva atari ngombwa nabashaka kuzana ibibazo barimo kwandika iki bari kwandika ibiki baramwibutsa ngo za operasiyo zabaye adahari baye munsi turavuga ibintu byiza gusa reka uyu munsi ube mutagatifu ni intangiriro z'ukwezi mwiza n'ibibazo rwose byitera inyatsi y'ukwezi kose ariko izo operasiyo zo barabizi ariko akantu ko munsi y'igitanda abankunda bo barabizi ko ikintu cyo guca ku ruhande si ikintu cyanjye si cyo ndi buvugeho ariko nibiba ngombwa hari message ndi buze kukivugaho kuri icyo kintu cya operasiyo zagiye ziba mu bihe bitandukanye karenze ngaho duha ubuhamya rero mu minota mike amakuru ni menshi ariko nanone abantu bakeneye kumenya byagenze bite wagiye ute byaje bite ngira ngo wari wabivuzeho mbere y'uko ugenda barabyumvise yego uraduhera ku munsi uva hano udubwira urugendo rwawe rwo muri gereza kugeza umunsi musomerwa ko murekuye yego ukaba ugarutse kuri mikoro of course no gushima Imana n'abantu cyane ariko abantu bakeneye kumenya amagambo make byagenze bite umunsi ugenda nari muri iki kiganiro ntabwo ari nakaje hano yego usibye ko nabipangaga nabiteganyaga kiganiro wagishoje rwose byumvikana ko ufite ubwoba kubera ko deja wari uzi kirimo kuba ni ikiganiro cyarimo ama emotion cyane nge cyanarambabaje cyane ko nengikurikiye n'imagine nyine ibyo urimo gucamo yego ubwo abantu bahirukanye uva kuri mikoro ntabwo bazi cyakurikiye ubwo wahera uva kuri mikoro uwo munsi ndumva hari kwa kane ndongera mbigarukeho usibye ko nanakurikiye operasiyo ya Karenzi umunsi yajaga akayivugaho hari ibindi byavuzwe narabikurikiranaga nkuko nari nabivuzeho sindi bujye muri detail cyane ntago wasosorotse mu gitanda koko ibyo ndabigeraho ni ubwo reka duhere umunsi mva hano nabisobanuye neza twe twagiye mu Misiri tugiye kureba ikipe ya PRFC yagombaga gukina umukino wo kwishyura n'ikipe ya Pyramid naguze itike muri company yitwa Egypt Air nari nabivuzeho maze kugura itike nandikira uwari general manager w'ikipe ya PRFC yitwa Kalisa Georgine musaba ko mwereka tike naguze musaba ko yamfasha kunshakira visa dore ko biriya bihugu by'Abarabu bigoranye kubona visa iyo wijyanye nari nageze kuri ambassade by the way bambwira ko bashobora kuma visa ariko bakayima mu gihe kitarenze ibyumweru 2 kitari hasi y'ibyumweru 2 kandi twe dusiganye nk'icyumweru n'iminsi nkine ngo tugende so niyo mpamvu nahisemo rero kwifashisha ikipe ya PRFC ngo imfashe mu kubona visa ibyo byo nabigarutseho iperereza ryaratangiye iperereza mvuga ni uburyo amatike yagiye agurwamo ku bafana cyangwa abandi bantu bagiye mu gihugu cya Misiri ndetse n'abandi bantu mu buryo busanzwe ni dossier mwagiye muyivuga mu buryo buhagije
numvaga muyisobanura sindi buyijyemo cyane ujye muri izo detaye ngo byagenda gutya na gutya na gutya gusa icyo abantu bamenya umunsi fatirwaho hari habanje gufatwa bagenzi banjye barimo Rugaju Rigan umunyamakuru kwa gatatu yego barimo Rugaju Rigan umunyamakuru wa RBA harimo umuvugizi w'abafana ba PRFC ku rwego rw'igihugu Jangwan nanabigaritse hano mu kiganiro mbigarukaho ko bafashwe ariko mu gufatwa kwabo muri iryo joro bafashwemo nahamagawe n'umumajoro umwe ntari buvuga izina ukora muri auditora ansaba ko naza kuza kwitaba mubwira ko ari mu ijoro byaba byiza banzaniye convocation bakayizanaho nkorera